Buy original quality tiles from Millennium Ceramic Rwanda Limited. Twongeye twabazaniye ibintu byiza byose byo mukeneye tuzabibazanira. Tubazaniye amakaro meza, ubwoko bwose mushaka, amatoilette, umukara cyangwa umweru, amakaro y'ubwoko bwose muri salon, muri douche, amakaro yo mu bikoni, amaravabo meza afite utubati n'ayandi meza asanzwe ariko atamenyerewe hano mu Rwanda mashyashya, namwe murimo murayabona y'amabara agiye atandukanye. Ni muri Millennium hariya i Remera kwa Rwabo umanutse ujya i Remera muri gare, ibumoso bwawe ubona inzu yanditseho Millennium. Naho ngaho rwose batanga keya nziza cyane, bakaguhereza icyo ushaka cyangwa ukanatanga komande mu gihe byashize muri stock bakabikuzanira. Ako rwose ni byiza kandi bakira abantu neza, nta kintu wabura. Amatoilette agezweho muzayabona meza cyane. Guys, niba mukeneye intebe nziza za salon, amameza meza akoranye ibibaho byiza cyane, wagana M Classic Furniture bakagukorera ibintu byiza uko bishaka, design ushaka yose, ibitanda uko ugishaka, amameza akoranye ibibaho bikomeye kandi byiza bigezweho, apana ibyo wari usanzwe uzi. Guys, M Classic Furniture barabikora pe, babakorera intebe nziza, intebe za salamanje, amameza ya salamanje, stand ya TV. Nizere ko murimo murabibona, ariko nanone ufite design yawe ushaka arayigukorera. Ibyumba by'abana, amaberiso byose arabikora. Mugane M Classic Furniture. Hello guys, friends and family, Eshadai's family forever and ever, amen. Oh guys, ukona ko ndi mu biti, sibi ni ibiti umeze mute, ndi mu byuma guys. Mba narushye ariko nkavuga ngo reka mbakorera aka video ko tumaze iminsi tudakora. Uyu munsi umva tugomba kuza tuje, tugomba kuza dufite imbaraga nyinshi, uri kumva, kugira ngo natwe turebe ko byagenda neza. So guys, twakosora ako ndarushye, kugira ngo turebe ko hari ibyo twakosora. So guys, nongere mbibutse, ahantu heza wakorera ibitanda, ahantu heza wakorera utubati, ahantu heza wakorera igikoni, kuri kongorera avuga cyane urumva, ahantu heza wakoresha icyumba cy'umwana, ahantu heza wakoresha ibitanda byiza bigezweho ni muri M Classic Furniture. Oh guys, so mubwire gute kandi ibyo bintu bigezweho, guys, ni ibintu bigezweho. Mubwire gute wowe sura M Classic Furniture wirebere, sibyo? Kubera ko akora ibintu by'ubwenge, akora ibintu byiza bigezweho bifite ikoranabuhanga. Ntago nyine nk'urugero nkwereke, sibyo? Nako muzabirebera bajye kuri Instagram M Classic Furniture. Abantu mushaka gukora uko mushaka gukoresha ibikoresho byo mu nzu, ntago ahenda cyane, arahenda nkabibaza ibintu twashimye kandi ni inyangamugayo. Iyo aguhaye iminsi 2 ni 2, iyo aguhaye icyumweru ni icyumweru, nta n'isaha arenzaho guys, unyumve neza. Kandi umubanzi ukamuhereza avance, ayandi yamara kubona ko yakoreye ibintu byiza. Kandi nubona atakoreye ibintu byiza, iyo ubonye atakoreye ibyo washakaga rwose nawe umuteza ingaro, ariko nzi ko ibyo bitajya bimubaho, abikora neza ko nawe iyo abikoze nabi cyaba ari igihombo cyiwe. So guys, rero hari akantu kanya nari ntekereje nari kuganira na papa muri, ndavuga ati reka dutere story abakunzi bacu. Kera nigeze gukundana n'umujama, muri kumva kamba tere story, ariko ndaje ndikumva serere. Kera nigeze gukundana n'umujama, birashyuhaga. Icyo gihe nibwo bwa mbere nari nkundanye bwa mbere guys, ndashya. So mubwire gute, nari nkundanye bwa mbere, nibwo nakoranye bwa mbere nkaba proud koko, abantu bose barimenya. Ibaze, ni ikintu ntatinyaga n'umuntu wari wese wo mu rugo, nta muntu n'umwe nabihishaga. Iyo bambazaga nako ko mpagaze ku musore koko, mbabwira ati icyo mwakora cyose ntabwo mwabitandukanya. Kumbi ntazi ko king wanjye yibereye ahantu pembeni disi yiturije. Nanjye ubwo ndashishikaye ngo ndimo ndagendera mu mamodoka, ibiki n'ibiki guys. Ikintu cyawe nta hantu kijya,
ikintu cyawe ni ahantu tugera noneho kare hagiyemo akaririmbo ka Prinsila kakandi kitwa tinyuka ntuzagire ubwoba ibyacu biremewe jagaye nanjye reba ahantu ikorere nayishyize nanjye ubwo uwo muhungu wanjye narindi mu rukundo mw'abantu gusa nyine nawe I don't know cyo no ko yararurimo kereka niba ari bya bindi bya urumva guys umuhungu ndayimutura rero kare nibwo nayumvise mpita nibuka navuga ati burya bwose kigeze gucaho ambwira papa muri ndamubwira tuzikira ndirimbo ari umuhungu nigeze kuyitura ibyacu biremewe nugire irungu zazo nsange gukomega ijwi ntimunseke ndayimutura wanseka burya iyo usetse umuntu ngakoze ikintu nabi uba uri umupfapfa simbatutse ariko ntimugasekane guys umugira inama y'uko bigenda fresh ko bigenza fresh niba ntazi kuririmba se ubwo bangiriye inama ninde ukurusha se kuri wowe guys oya kuri bose wowe ndayimutura n'abantura indirimbo byarashyushye birashyuhagana none turashyuparara none dore ubu ngubu ndi kumwe na King wanjye rero Gilbert ati nanjye nigeze gutura umukobwa akaririmbo harya akita gutera ndakwizeye yego nabyitangira gute turi kumwe cyangwa se tutari kumwe ntuzigere ugira icyo wikeka ngenda kwizeye ngenda kwizeye urumva reka nako nibabyinire mbabyinire ubu ngubu nyine ngo yari ari kuririmba kuri stage yego yari umusanike yangiza akajya imbere ubwo uwo mukobwa yari ahagaze mu bafana turi kumwe cyangwa se tutari kumwe ntuzigere ugira icyo wicyo ubwo yari arimo aramutunga urutoki ngo ari kumutura indirimbo ngenda kwizeye okay twahise twicara turibuka turatekereza tuvuga ati ariko burya umuntu ajya gushaka yaraciye mu bintu byinshi yarakanyujijeho koko guys abandi bantu mwashakanye mujya mwibuka ibihe mwaciyemo mugaseka n'ibandi mugira gutya turebe twacitse tujya hasi mudakwizera tinyuka ariko ukuntu uba washyushye watuye umuntu indirimbo utazi ko ibyawe biri ahantu runaka byiturije byimereye neza ahantu guys burya uzabane n'umuntu ku mugambi w'Imana nta kintu cyiza kubirusha abantu mubyemera muri hehe abantu mubyemera muri burya uzabane n'umuntu ku mugambi w'Imana umuntu Imana yaguteguriye umuntu nubwo ngo byagenda gute hari ikintu nyine abakozi b'Imana bari bakavuga ati Imana niba itarigeze ibitangira ku buzima bwawe ntuzigere ugera iherezo niba Imana utarigeze usenga ngo wigishe inama wibaza ati Mana nyereka inzira impa umugabo umeze gutya na gutya usenga Imana iguhuze n'umuntu wayo n'umuntu wa nyawe ukagenda ugapfa gutoragura ibyo ubonye nibibananira ntuzaze mu Mana izahita ikubwira ati ko utigeze ungira itangiriro ni alpha na omega rero niba ushaka Imana iba iherezo banza ugire itangiriro nanagira inama n'abakobwa mujye musenga guys narasengaga nubwo burya nyine ntabaga nabitekerezo cyane Imana ikuzana n'ikintu udatekereza ngo cyava he umuntu Imana iguhereza wawe wa nyawe ntabwo wanatekereza ko uwo muntu yakubera umugabo ntabwo wanatekereza ko uwo muntu ahantu avuye ariho yagakwiye kuva gusa birikora tu ubundi umuntu wawe birikora nta nubwo bikugora ngo wishakemo urukundo udafite reka
ibintu nyine bya nyabyo birikora so guys nyine ntabishaka kubatera story y'utwo tuntu umuntu aba yibutse ni twinshi n'utundi nzagenda ntubabwire. Abashakanye nabo buriya bajya bibuka utuntu bagaseka cyangwa barahishanya. Wabwira iki ku bantu bibuka utuntu bakaduhisha? Ndabizi se burya abantu kwezi ndarushye abantu bahishanya burya mwatangiye kujya mwishana mwabyishe pe no kujya bisubire ku murongo muzima biragora sibyo biragora. Ikiza nuko mutangira mubwizanya ukuri kandi nuzajya ubona ko wahishe mugenzi wawe ujye bifata nk'icyaha ubura amahoro niyo cyaba ari ikintu kibi ntukajye ukimuhisha. Umuntu mubana nta kintu muba mugomba guhishanya. Hari ukuri kutavugwa. Kuri kutavugwa? Yego ye. Ohoho kuri kutavugwa. Ukuri kutavugwa ni ukuhe? Warishe se? Warasambanye se? Wakuyemo inda se? Ikintu kitavugwa muri ibyo byose ni igiki gituma uhisha umuntu mu bana? Hari igihe wenda umuntu mubana ndi kuvuga ku ruhande rw'abantu ari kuri njyewe ushobora kubona ubimubwiye wenda yarababara mbo wamugiriye inama namugira rero sasa tuvuge kera uri umusore warakubanaga nimba ari gukubanaga warakubanaga cyangwa warakubaganaga urakumva noneho ugeze mu rugo warahindutse ukabona ubibwiye umugore wawe byamubabaza wamugiriye inama. Ubundi iyo ushakanye n'umuntu ugomba no kumubwira past yawe yose niba wari indaya akabimenya ko wari indaya atazabyumva. Niba warakuyemo indi 10 akamenya ko wazikuyemo. Erega umuntu yahindutse aba yahindutse pe. Iyo umuntu yahindutse aba yataye ibyahise. Niba umuntu agukunda by'ukuri ntabwo ugomba kumwica kandi umuntu ugukunda by'ukuri niyo ubimubwiye arakumva kuko muri iyi si nta kintu kitabaho na n'ikintu kidashoboka. Umuntu arica agasaba imbabazi Imana ikamubabarira no wicaye akamubabarira sibyo? Imana ni urukundo, Imana irababarira. Ngewe numva kuba warakoze ibintu bibi cyane urumva be warakoze ibintu bibi cyane byangwa n'amaso y'Imana byangwa n'abantu ntago bikubuza kubwiza ukuri umuntu mubana. Wenda ntago wabwiza ukuri umuntu wese ubonye kuko abantu ntago araba kwizera akuntu umuntu mubana ugomba kumwizera guys. Umwe hari ibintu njye rumva bavuga urumva ngo umuntu mubana ngo ntago ngo ugomba ngo niba uri umugore ngo ntago ugomba kureba muri telefone y'umugabo wawe ngo niba uri umugabo ntago wemerewe kureba muri telefone y'umugore wawe gute naba mbana n'umuntu turanakurira bumwe dusangira kira kitu wowe ukaza ukambwira ngo ntago nareba muri telefone. Guys kana naraga akantu kamwe ngewe n'umugabo wanjye telefone yiwe ni nka hari yanjye ni nka hari yiwe. Abantu tuvugana babazi umuntu wandikiranye mu gitondo mbamuzi nibyo bavuganye byose mbabizi nta n'umuntu n'umwe muri telefone ye bavuganye ntazi. Oya ibyo twe njye mbifata nk'ibisanzwe. Uzi ko hani ibyo ushaka kunyandikira ngewe uzi nguranyandikira ugasanga umugabo wanjye niwe ugushubije. Niba uri n'umusore cyangwa uri umugabo ukaba waribeshye ko ushobora kwenda kunyandikira ukavuga ati reka mwinjirire jumenya ko inyandikira wandikiye gatete jumenya ko iyo umwandikira umukobwa ubu nyandikiye hari n'igihe n'izina singiye kubabeshya hari n'igihe bamwandikira akaba ari njye usubiza kuko mba nzi icyo ari gusubiza icyo umwandikiye mba nzi ngara gusubiza iki kandi koko ntago ageze ngo abirebe ngo abirakariremo wapi mbo harabashobora kubyumva bakavuga ati ibyo ntibibaho gusa urugo rwiza rusangira byose cyangwa ukavuga ati ibyo bintu ntabwo byo bizabasenyera ntabwo twe bishobora kudusenyera ahubwo bitanabaye nibwo rwasenyuka rukajya hasi. Muba mugomba gusangira akantu kose. Niba umugabo wagiye ahantu ugomba kumenya aho yagiye kuva mu gitondo abo bahuye guys kambatere story njye yo nahuye n'umuntu ntari kumwe n'umugabo wanjye arabamenya abantu twahuye ibyo bambajije gusa suka babikeneye kubimenya ahubwo njye umuntu uba wandi mba numva atangire ugere mu rugo ngo mbivuge. Noneho ntangazwa n'abantu
ushobora kuza ukambwira ikintu ukambwira ati icyo kintu gihishe Gatete, urumva twebwe iwacu ibyo ntabwo bihaba inshuti zanjye. Yego ntabwo gusa wa mugani hari abantu bajya bavuga ati ibanga ryakunaniye kuribika ukaribwira undi, ntugatekereze ko wundi azabikubikira. Gusa njyewe mbika ibanga, ntabwo ari uko nteye. Ikintu kitari cyo kuvuga sinjya nkivuga, ariko sinzi ko hari ikintu cyo njyamisha umugabo wanjye. Umuntu ushobora kuza akabwira Gatete akamubwira ngo iki kintu ngo ndakikubwira ariko ntukibwire madamu. Ahaha, nanakubwira ko atazakimbwira bakubeshya. Ndabeshya ndabeshya. Vuga aho yabakumve cyangwa ngushyirishijemo. Nawe ngwije iki se? Ese ahantu ndi hari kubona aho reka mbabwire batazababeshya rwose. Urugo rwiza muba mugomba kubwirana twose, ari utw'amafuti, ari ibyiza, ari udusitori tw'amafuti, muba mugomba kubwirana ibintu byose. Muba mugomba ibyahise, noneho njyewe ibintu mba naribagiwe. Ariko mba nicaye nkahita nibuka nk'akantu kambayeho kera, mpita nkavuga pe, mpita nkamubwira nta kintu. Niyo waza kwa kundi bavuga ngo abantu ngo basenya ingo, niyo waza uturutse hehe ikantarange nta kwibuka kuvuga ati rero rwo ngomba kurusenya, ngomba kugira nkabwira umugabo n'ibi ibundi kutabwizanya kuri nibyo bisenya ingo. Hari igihe waresha umugabo wawe ikintu cyangwa umugore wawe, undi muntu wiyakaza akakimubwira, nk'urugero akamubwira ati uriya mukobwa yakoze ibi n'ibi yakoze ibi n'ibi utarabibwiye umugabo wawe, ugasanga biragusenya. Umugabo akakubwira ati kuki bino bintu utabimbwiye, ugatangira kuvuga ati nari naratinye kuzanyanga, nari naratinye kuzanta. Ibyo ni byo bibi, kuko umuntu ugukunda ntabwo yakwanga kubera ibyo ngibyo. Guys, mureke niba ufite umugabo cyangwa umugore cyangwa unateganya gushaka, ukuri niko kwa mbere mu gato n'akanini. Ntabwo uhishanya amatelefone, telefone iyo uyihisha no kuba uzi ko harimo ibintu bitari byiza. So banayavuze shaka, banayavuze reka mbasezere, mugire ibihe byiza. Narinde byo kubatera story ariko birangiye mvugiyemo n'ibindi byinshi, ariko ndarushye nyine isereri imeneye nabi. Mbana nyine nuko mbyutse mutavuga ati reka nkora aka video, ubu noneho ngiye kuzajya mbasha uko ntekereje, uko mbyutse, uko ntekereza akantu kose nzajya mpita mbabwira. So guys, mugire ibihe byiza, mukore subscribe, share. Abantu mutaradukunda nyine mudukunde, mudushyigikire. Eshaday's family mudushyigikire, Izabayo and Uwera mudushyigikire. Abantu mukeneye kwamamaza muduhamagare mutubwire, twebwe ntago ari ibya danje, ntago duhenda. Uyu munsi dushobora kuba tudahenda, ariko hari igihe uzifuza ko tukwamamaza tugaguca amamiliyari. Uyu munsi biracyari hasi guys, kuko natwe dukeneye kubona abakiriya benshi, ariko hari igihe uzire turuva waranze ko twamamariza hakiri kare. Uyu munsi ushobora no kuza tukakwamamariza no mu gihe nyine uzabona ko byaciyemo, kako wadusanze tukibishaka, tukavuga ati uyu muntu yaraje aduteza imbere, reka natwe tumuhege. Guys, rero mudusange, mugire ibihe byiza, turabakunda, bye.